ikipe ya APR rwose urabona iza kuza gutsinda byoroshye cyane ati koko iyi Mulandege narayitegereje tubutse ko iyi Mulandege muri Zanzibar igikombe bareyo bazanye bakura hanze cya Sekafa cyo muri 98 byari bitego bya Kakulanga Lenza Pimbola ndetse na Mbusa Kombiri icyo gihe bari batsinze Mulandege iyi ngiyi bari bakubise 2-1 ubwo rero niyo ugiye guhura ni ekipe ya APR. Iyi kipe mbere y'uko ijya mu mikino ya Sekafa mbere yo guhaguruka yari yamaze guhikaza abakinnyi benshi ariko bari banakangaranyije Zanzibar batigishije Tanzania kuko bari basinyishije abakinnyi bagiye batandukanye Aderan barabanje bikoza France bakura Enzo Claude bikoza Comoros bavana Amisi Msan bikoza Brazilian bazana Vitor do Souza bikoza Ghana bakura Ismail Lobono bikoza Brazilian nabo bakura Davi Nascimento bikoza Zanzibar mu rugo bakura Abubakari Hussein Ali bikoza mu gihugu cya Tanzania bazana Omar Ramadan bakunda guhimba Babatov bajya Nigeria bazana Fortune Chidera bavuga tuyunguyu kabisa n'ishiga ry'inyuma kuko ngo ni defender Shaitwan Mudatir Juma n'umwana muto munyazanzibar bamushyizemo Yazid Idi Mongosongo n'umusore munya Seychelles ndetse barabakinnyi biyongeraho munya Comoros Alphonse Ahmed ndetse n'umunya Nigeria Berry Izieguba ndetse n'umusore munya Nigeria Patrick Henry n'abakinnyi rero ikipe yari yazanye mbere y'imikino ya Sekafa n'abakinnyi benshi bagera mu bakinnyi hafi 9 umutoza ari yazanye ariko ikosa mbona ryabayeho abakinnyi mu bashya bari bazanywe byibuze 6 muri bo yababanje mu kibuga kandi barabakinnyi berekanwe ekipe uri minsi 3 ngo hiti yaguruka ije gukina imikino ya Sekafa yababanjemo baranagowe cyane kuri match bakinnye n'ikipe ya KMC nk'i defense y'umusore Saidi Musambeki n'umunyakongo Kinshasa ukinari mu ikipe ya Mulandege asanzwemo guzana Fortune Chidera Davi Nascimento ndetse na Musasani byibuze defense bane babanje muri defense y'aba fullback n'abaxial 3 n'abakinnyi bashya akse numva ko kugira automatisme kumenyerana guhuza icyo kiragoye ku bitego KMC yabatsinze uko ari 3 ya n'amakosa y'aba defense n'ibyo ngira ngo ni naho ekipe ya APR iza kungukira birumvikana kuko ekipe ya APR ugiye gucisha ijisho muri aya ekipe yose yitabiriye imikino ya Sekafa urabona ko APR isa nkaho ariyo yatangiye imyitozo mbere igira n'amahirwe yo gukina imikino ya gicuti isoreza ku nkera y'abahizi byarayifashije cyane nubwo nkuko twabivuze yagiye idafite abakinnyi wenda 8 bagiye mu ekipe yabo y'ibihugu muri amajonjo y'igikombe cy'isi ariko n'abandi bagize igihe mu byukuri cyo gukinana cyo kumenyerana ibyo rero na avantage ikomeye cyane ugereranyije n'ayo ma ekipe yandi aje kumenyanira mu irushanwa cyane kuko muri musore witwa Enzo Sauvage wo mu France na Ismail Robino baje kubakuramo kare abakinnyi babiri babene igihugu babasimbuye hari umusore yitwa ngo ni Abed Ama umusore w'Imosiri cyaye wari ukoreweho penalty gacenga n'ibyatsi n'umusore w'umwene igihugu umunyazanzibar n'umusore yitwa Imari wataka wambara nimero 9 iwabo bamwita Aymar Haaland yatsinze igitego yakubise kurusha abadefenseur arekura Katiush ku buryo n'umutoza w'ikipe ya Mulandege baranavuga bati nicyo kintu gishobora wenda no kuza kubaho nawe yarabibonye yuko bisaba ko aba bakinnyi bashya bazagenda bamenyera gake atari igihe cyo kubashora icyarimwe mu kibuga kuko urumva nibagize igihe cyo kumenyerana ku buryo niteze ko uyu musore mbari 9 witwa Aymar Haaland ndetse n'uyu musore witwa Abedima baraza kuba babanza mu kibuga kugira ngo byibuze iyo ritme bajemo barayitanga bahindura umukino byibuze bagende bafasha aba bakinnyi bashya kwintegra ariko Axel yivuze neza kuri equipe twabonye ikintu Ruvyanga avuze nanjye mbona prefera iragwa haji yaba mu mikino ya APR yakiniye i Kigali ya gicuti ndetse n'umukino wa mbere wa Sekafa yamuzanye mu minota ya nyuma ya minota yo kujera umukino icyagiye mutoza abagenda arwana no kugira ngo iminota irangire wenda abakinnyi banda bashyizemo bazamuriye morale nibyo kiwanuka wa match ya polisi munyera abahizi n'izindi si yabaye mwiza kuri match ya mbere y'ikirere cyari cyagoranye yizuba ritari ryoroshye ariko icyo mbona gikomeye cyane
akeneye umwanya Iraguha Haji nawe namurememo icyizere agire match runaka muhayibanzemo niyo atamubanzamo mu minota nka 45 amuvane muri minota 3 ya nyuma 5 nawe bimuzamurira icyizere ko tuzi ko afite technique kuko nk'iyo urebye abasore batatu Watara wenda na William Togui ndetse na Mameri Dao bakeneye undi musore ufite ritme wihuta w'umutekinisiye kuko turabizi ko Iraguha Haji afite dribble aracenga afite amatire ya kure meza afite karita umutoza abyaza umusaruro nagerageze nawe amwegereza abasore afite experience Togui ndetse n'aba Watara na Mameri Dao twabonye ko nagabanya ikintu cyo gutindana umupira cyane no kwifotoreza kuko amapasi arayatanga yatanze assist yari yajya Clay uburyo atanga n'ubundi imipira kuri ba Togui na ba Watara ariko uyu mupira byose ubona yaba none undi unakora imibare iremereye uyu Haji tuzuzi kwataka espace vide nawe yabibyaza umusaruro cyo nabonye ku mutoza wa PRF Saxel no mutoza witeguye guhereza amahirwe buri mukinnyi yarabigaragaje mu mikino yakiniye hano i Kigali yaba mu nyera y'abahizi ndetse no mu yindi mikino yagiye ahereza iminota nibura buri mukinnyi kugira ngo amwereke icyo ashoboye mbere yuko shampiyona itangira ndetse n'amarushanwa nyafurika kugira ngo azabe afite 11 bafatika nekereza yuko kuri Iraguha Haji abaye ahawe amahirwe iminota mike abona niyo yo gufatirana akaba yagira icyo akora gikomeye cyane akagaragaza ko ari cyo arusha Kiwanuka hari n'amakuru yavuga yuko Djibril Watara atari fit neza 100% kuri iyi match Dera afashora kuba yaza kubona iminota irengeje yabonye muri match zitambutse akaba yaprofita ariko ikiriho nuko n'umusore ukina imbere ku ruhande rw'iburyo tumaze kubona ko umutoza yamaze guhitamo ko azakina Djibril Watara bisane Iraguha Haji mu byo yasunikamo byose ahantu mbona hari sport hakira amahirwe yo kuba haboneka umwanya wo gukina muri APRFC muri attack mu gihe umutoza afite icyizere kingana gutya William Togui n'uruhande rw'ibumoso uruhande rw'ibumoso yagiye arugeragezaho Mamadusi arugeragezaho Hakim Kiwanuka muri iriya match ya Bumamuru Barafinda Gilbert nekereza ko kuri pecking order kuba winga bashobora gukina na ku ruhande rw'ibumoso hari abasore barenga 5 nawe mushyizemo uyu musore Iraguha Haji kandi yarabikoze muri APRFC iragutse yarabikoze no muri Rayon Sport yarabigerageje kandi abonaga ko abikora koko iyo yakoreshwaga akenshi yanaciye kuri urwo ruhande rw'ibumoso wabonaga ko ibisubizo ari byinshi n'umusore ufite pace n'umusore wihuta ariko muri aba bose tuvuga basanga bahanganiye kuri uwo mwanya buriya Haji yabarushaga rimwe na rimwe no kureba mu izamu kuko afite uburyo yatsindaga wenda nubwo imibare wenda itari hejuru cyane ariko yagiraga nka gutya rwose ukabona atsinze igitego afashe umwanzuro arashosa akenshi yashoteraga hanze ya boxe abandi barabikora ukabona baracenga ukabona barihuta assist zikabura gushota kugira ngo babone izamu babone fire bikabura ariko ikintu cyo gutsinda ikintu cyo kureba izamu ikintu cyo precision umupira ukajya mu izamu icyo kintu Haji urabona ko ari ikintu kiri positive gisa nkaho kiri hejuru yabo bagenzi be twari tuvuze icyo agomba gukorera Derara rugarutseho cyiza nuvuga ngo muri ako kanya gato bonye haba iminota 2 haba 3 haba 5 agomba gushwanyagurika nawe akerekana icyo ashoboye kuko natabyerekanira muri Sekafa ibi bihanyazwe bikazagaruka arasubira bench ariko uvuze ikintu gikomeye gikomeye cyane kuko iyo urebye Kiwanuka imibare y'ibitego ntiri hejuru kwa raporo yuko tumuzi nakushize na Omedi ari imibare yakoze mbere ariko mubyibuke imibare yaje kuzimira no muri iyi mikino y'inkera y'abahizi iminota yabonaga ntabwo yascoringaga bivuga ngo niba iburyo kwa Watara hava ibitego aho harasobanura Togui hakava ibitego iyo yatatse Mamadusi yari watatse hakava ibitego urumva uruhande rwa ruguru barafinda nitumuze yo gukora ibitego kuko nicyo ashinjwa nicyo amaze umupira wanyuma imbere y'izamu Kiwanuka nawe twabonye ni mwiza yafasha muri contre attaque iyo speed yagusiga agasigarana n'umuzamu ariko yasanga uwo mupira ariko migendanye no guscoringa ntabwo ari hejuru bivuga ngo wowe bya bitego wajya gutsinda muri Rayon Haji
ari nayo mibare yajyaga ikuvugira igitego cyabuze amashoti za muri zo kuprasa kwe ya mipira kavingaga kuri premier poto cyangwa deuxième poto kandi amaguru yombi bura ni karite ya mashoti yawe bura ni karite igihe ni iki kugira ngo nawe ubibyaze umusaruro ku gihe waba ubonye. Yego muri ya Axel ikipe ya PRFC igomba no gutinya ikipe ya Murandenge kuko turavuga ko tutazi urwego rwayo izi saha cyangwa se Nepo yagarutse kuri transfer yakoze ariko twibukiranye ko ubwiheruka guhura na APR bari muri Mapinduzi Cup. Yego hari mu kwezi ndumva kwa mbere 2024 APRFC yaratashye kuri penalty yaratashye kuri penalty banganyije ubusa ku busa. APRFC ta kuri penalty ikipe ya Murandege igera no kuri finale itsinda ikipe ya Simba igitego kimwe ku busa. So APR igiye kwihorera nuko bitegereje tubirebe ngo byari inkoko iwabisonda umukara turabitegereje tubirebe we yavuze umuhondo Karinda nawe icyo azankorera nasubiye muri 11 nasubiye muri 11 bari muri equipe ya PRFC giye bakina na Murandege ibasezera muri Mapinduzi Cup sanga umukinnyi zisa uri muri PRFC ubanzamo muri 11 babanje icyo gihe no umuntu twa Clement. Yego icyo gihe harimo Pavel Nzira harimo Clement harimo Banga ngira no amudefenseur w'umunyakamerun harimo Christian harimo Dieudonné harimo Pichu harimo Ruboneka Bosco harimo Ramadhan harimo Baka harimo Shaibub n'umusore witwa Abdou Ariyum ngira ngo ni muri babasore bazanaga baje kugerageza. Iyo kipe yarahindutse 100% amaginga aya ngaya ugiye kureba APRFC uretse Clement wenyine muri aba ngaba ugisunika abandi benshi majority baranasohotse Clement na Ruboneka ahubwo sasigayemo hasigayemo Clement na Ruboneka wenyine na Ruboneka Ramazani aba ari kuri bench na Ramazani aba ari kuri bench aracyari muri effective urumva ni batatu. So ni APRFC yahindutse na bench yariro Pierre yariro Claude yariro Yunus yariro Prince yariro Kategaya yariro Gilbert yariro Sanda yariro na Taiba. Ni APRFC yahindutse cyane n'umutoza yarahindutse nta gakiri wa wundi ntekereza ko kuri no nshuro kipe ya Murandege no kwibaze se kuva mu kwezi kwa mbere 2024 kugera izi saha mu kwezi kwa 9 2025 yaba yarakuze ku rwego ruhagije rwo kuba yakomeza gutsinda APRFC n'ibicyo gihe ashobora gutsinda na Simba. Ese APRFC yakoze impinduka zihagije kuba icyo gihe cyose harimo umwaka urenga ari hafi imyaka 2 irenda kuzura asa APRFC yiteguye kongera kuyitsinda nebyo ngibyo rero ibya APR ubwo gusa ku kasekafa nanone hari ikintu yavuze nda ntago twarenze umunota umwe tutavuze ku ikipe ya Singida yakinaga na Kenya Police. Axel muribuka ko ikipe ya Kenya Police bwa mbere yari yadutunguye muri system umutoza Etienne yikinira ya 4-4-2 ariko akaryana Mose ngo Tanzere na Clinton Kinanga ndetse na Eric Zakayo na Muya DJ do batakana bashoye iyi system ku equipe ya Singida ariko umutoza arankanga cyane uyu mutoza wa Singida oze muri za Yanga yafasha abadefenseri be nta yaba ba kabiri no muri axe Gamondi yaba Ande Sirire yaba Nixon Kibabage yaba uyu musore Maurice Chuku ugo Chuku mu Nigeria ndetse n'uyu musore witwa Muklimus Isa arababwira ati muryame kuri aba bane bataka b'ikipe ya Kenya Police twebwe turwane no gukoresha uyu musore ba Elvis Rupia badushakira ibitego atari kumwe mubanze muryame kuri attack kuko Gamondi yavuze ati attack ya Kenya Police uko zikose bikigufitemo rero iyi match yarangiye ari 2-1 uko yabivuze ariko n'ikipe ya Singida iri kugenda ikura mu irushanwa bitonda babakeyeke na Badiomande Chama indi match ikurikiyeho azaba ni ndani mu kibanza. Ngoko rero uko bimeze ibya ASECAFA